ntabwo uyu muntu yari buze kunyomora igikomere nari mfite. Nuvuga ngo niba ari no muri iyo cadre nta nubwo ndi buganire nawe bya bikomere nahuye nabyo ngo nze no kumubwira ingaruka zagize, ingaruka yo kuba imfubyi, ingaruka yo kuba jenoside yarangezeho. Ni ukuvuga ngo sindi buze kumuha amateka y'urwo rugendo n'ubuzima naba narahuye nabwo nyuma y'uko jenoside ibaye. Ntabwo ubwo buzima ndi buze mu buzima bwo gushaka sinabuteguye, ntabwo nigeze mbutegura. Ahubwo maze kwinjira mu kazi, cyane ko diplome nayibonye, diplome ya secondaire nayibonye n'akazi nkarimo. Uwo nakoreraga rero wari directeur wanjye mu kazi niwe wambereye n'umugabo. Bivuze ngo ninjiye mu rushako ntateguye, gusa numvaga ko nkwiye kugira urugo, ariko ninjira mu rushako noneho wa muntu kuko yari boss wanjye mu kazi sinabashije kumwigaho, ahubwo nagendeye mu gitinyiro cyangwa se muri cya cyubahiro cy'umuntu n'ubundi wankoreshaga. Birashoboka ko umuntu yabana n'umugabo cyangwa umugore yabana n'umugabo agendeye mu cyubahiro adashingiye ku rukundo. Yego. Aho ngaho niba dushaka kutubwira neza. Yego. Ikiganiro ni Inside My Heart, nkuko bisanzwe dusanzwe tukibagezaho 5 kuri 5 muradukurikirana. Turongeye tubahaye ikaze abakunzi b'ikiganiro cyacu. Uyu munsi ntabwo naje nanone n'ijyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe n'umubyeyi mwiza nkuko murimo kubibona. Barimo gukurikirana ikiganiro murabibona cyane rwose. Araza twibwire, ariko mbere yuko tumuha ikaze reka tubabwire ngo nimukore subscribe ndetse munasharinge ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi batandukanye. Ubutumwa turimo gutanga turabizi neza ko turimo kubona feedback ituruka kuri mwebwe, kandi itubwira yuko itugaragariza yuko hari icyo birimo guhindura, hari icyo birimo gukora mu mitima ya benshi. Ikiganiro rero nkuko nababwiye ni Inside My Heart, cyangwa se ibyuzuye umutima wacu, umutima wanjye, umutima wawe, umutima wa buri muntu wese. Ibyo ngibyo nibyo tuba dushaka kuganira kugira ngo turebe ko twakorera imitima yacu isuku, dukuremo ibibi twinjizemo ibyiza, twubake sosiyete yacu, sosiyete imeze neza. Nkuko nababwiye rero umutumirwa turi kumwe, murimo muramubona. Ndagira ngo atangire atwibwira, yibwire abakurikiranye iki kiganiro nkuko natangiye mbibabwira. Ni karibu atangire atwibwira. Murakoze. Nitwa Kubwimana Beata. Mwakoze kuntumira. Ndi umumama w'abana 3, bakobwa 2 n'umuhungu. Ndumva kuba mwadutumiye ni byiza, ni by'igiciro, kandi ikiganiro kiri interested, gifite aho gikora umuntu ku mutima. Murakoze cyane. Araza kudufasha azamure ku ijwi kugira ngo abadukurikiranye baze kutwumva neza. Atubwiye ngo yitwa Kubwimana Beata, ngo ni umumama, ariko ndagira ngo atwibwire neza. Ni umumama ariko se umumama utagira abana, umumama utagira umugabo, umumama, ndagira ngo atwibwire neza, yibwira abakunzi b'ikiganiro Inside My Heart, kuko ubu tuba turimo kuvuga ibya bindi twabitse mu mitima yacu. Sinzi nawe mbivuzeho, ndavuze ngo ndi umumama w'abana 3, abakobwa 2 ndetse n'umuhungu, bana beza cyane. Nshima Imana ko yampaye, n'umugabo arahari. Kandi muri iki kiganiro numva ni ikiganiro gikora ku mutima, ni ikiganiro cyubaka, ni ikiganiro gifite aho cyavana umuntu kikagira naho cyamugeza. Ni muri urwo rwego nitabiriyemo. Mwarakoze kudutumira, kandi baza ko muri byo turi buze kuganira
biri bugire icyo bidufasha ndetse bifashe na bene data n'abanyarwanda bose ndetse n'abatuye isi muri rusange. arakoze cyane umutumirwa wacu ku kiganiro twateguye cyangwa se dusanzwe dukora cyitwa Inside My Heart, ni ibiri mu mitima yacu. Mu kanya turaza kumuha umwanya atuganirize mbese ni iki biri mu mutima we uyu munsi wa none. Hari ibyo bamwe bazi babana nawe, hari n'ibyo abandi batazi. Cyane cyane dukunda twebwe kwibanda kuri bya bindi abantu batazi, bya bindi bitagaragara inyuma. Ni nayo mpamvu twakise inside, ibiri imbere mu mutima, rimwe na rimwe bidashobora kugaragarira abantu, rimwe na rimwe bidashobora kugaragarira umuntu uwo ari we wese. Bya bindi umuntu agendana iminsi, imyaka, umuntu ashobora kubana nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko bishobora kuba ari byiza, bishobora no kuba ari bibi. Uyu munsi wa none reka tuze uradusangiza tubwiye ngo uri mama w'abana 3 n'umugabo. ubuzima bwo kuba umugore nkawe umaze iminsi itari mikeya ubiciyemo, ubuzima bwo kuba umugore bumeze gute? Ubwo nshaka kubariza na ba bakobwa bifuza kuzaba abagore, ese bimeze bite? Kuko hari ibyo babitse mu mitima yabo mu minsi yashize bataraba abagore, hakaba n'ibyo bamaze kubika mu mitima yabo bamaze kuba abagore. Ese ubwo buzima bwo kuba utari wowe umugore na nyuma y'uko uba umugore bumeze bute? Ni ibiki mwabitse mu mitima yanyu muri ibyo bice byombi uko ari bibiri? Murakoze. Urugendo rwo kuba umugore ni urugendo rutoroshye. Iyo ukiri umukobwa cyangwa se ukiri umwangavu uri iwanyu, ubona papa ubona mama kuba bafite, iyo utekereze hirya y'uko ejo uzaba utakiri umukobwa, wibaza ko ari ibintu byoroshye cyane, ariko siko bimeze. Nk'uko umwana avuka, umubyeyi cyangwa se umubyeyi atwita umwana akagira urugendo rw'amezi 9 atwita uwo mwana, ni nako n'urugendo rwo gutangira kuba umugore narwo rutangira. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi atwita umwana agira igihe cyo kubana nawe y'amezi 9. N'umukobwa uri mu rugo witegura gushaka, witegura kuba umugore, ni ukuvuga ngo hari urugendo rundi aba agiye gutangira. Iyo avuye mu bwana arakura, ariga, ari kumwe n'ababyeyi, cyangwa se rimwe na rimwe n'ababyeyi nabo ntabahari. Ariko reka nkubwire ngo urugendo rwo gutangira kuba umugore rimwe na rimwe hari igihe rutegurwa mbere ukiri kumwe n'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo imibereho cyangwa se urugendo uzagira mu kubaka urugo rimwe na rimwe ruhura n'urugendo wagize mu gihe cy'ubukumi bwawe. Sinzi niba turi buze kubyumva kimwe, uradufasha dusobanurire neza kugira ngo abadukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro babashe gusobanukirwa icyo ushaka kuvuga. Ni ukuvuga urugendo wagize mu bukobwa, mu bukumi bwawe, indero wahawe, uburyo warezwemo, imico cyangwa se imyifato wagize muri icyo gihe, imyitwarire yawe wagize muri icyo gihe cy'urugendo rwawe rwo kuba umukobwa, uri kumwe n'ababyeyi cyangwa se n'ababyeyi wenda ntibajyare ku bya byose uko byabimeze uko ariko kose. Umuntu nubwo waba uri imfubyi kuri papa na mama, ariko hari ahantu rero hari ubagufiteho wenda inshingano. Ishobora kuba ari leta mu gihe uri imfubyi, ishobora kuba ari ikigo cy'imfubyi, ushobora no kuba noneho ugifite ukiri kumwe n'ababyeyi, ushobora no kuba uri kumwe n'abandi bantu runaka bakorera. Imyifato rero cyangwa se imyitwarire yakuranze, imico yakuranze muri icyo gihe n'ubuzima waciyemo muri icyo gihe, hari igihe bwafekta urugo ugiye kubaka.
ushatse kuvuga yuko ubuzima wanyuzemo uri umukobwa yego inshuro nyinshi birashoboka ko hari aho byahurira n'urugo wubatse, hari aho byahurira n'urugo wubatse kubera ko ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ukaba wararezwe tuvuga urugero mu rugo, navuga yuko wenda nze kuvuga iki kinyarwanda kivuga ngo nakwita wenda yuko rudashobotse, rimwe na rimwe hari igihe uvamo urugo rwuzuye amakimbirane, urugo rwuzuye amakimbirane rimwe na rimwe hari igihe uva muri urwo rugo wajya gushaka kubera ibikomere wagize mw'icyo gihe cyo wari umukobwa, ibyo bikomere bigatuma udafunguka umutima ntufunguke kugira ngo ubashe kubaka urugo rwawe. Icyo gihe urugo rwawe ruzahura n'ingorane kuko umugabo azaza afite devoir ebyiri, azaza afite inshingano zigera nko kuri ebyiri ndetse zizanarenga. Inshingano za mbere azaba afite mukimara kubana niziye nizo kubanza kukumva kuko hari igikomere agomba kubanza kugukuramo. Iyo ugize amahirwe ugashakana n'umugabo ubasha kumva igikomere wahuye nacyo, iyo udahuye nacyo rero, iyo udahuye rero n'uwo mugabo uzakumva, icyo gihe uhura ni ukuvuga ngo cya gikomere bya bindi bitubana nabyo mu mutima birakomeza, ni ukuvuga ngo biba byagize ingaruka ku rugo rwawe. Bisaba iki rero? Bisaba ko wowe ubwawe nubishobora uri gushaka igisubizo cy'ibyo bikomere kugira ngo utaza gukomeretsa ba bandi muri kumwe mu rugo. Ariko nabwo ni urugendo, ni ishuri, ndetse kubaka urugo navuga ngo ni ishuri rirenze andi mashuri yose, kuko umwana ariga primaire akiga segonderi akayirangiza akajya muri kaminuza akayiga nibyo, ariko nuvuga ngo ni icyiciro. Uratubwiye ngo kubaka urugo ni ishuri, ariko se ko hari aho nzi batubwira yuko urugo ari ijuru rito, ibyari ijuru bihindutse ishuri mu buhe buryo? Ndagira ngo dufashe kubyumva neza. Ibyari ijuru ni nako Bibiliya itubwira, kubaka urugo cyangwa se urugo rwiza ni ijuru rito. Niyo pasiteri arimo cyangwa se padiri cyangwa shehe cyangwa abafite mu nshingano gusezeranya abagiye kubana gushinga urugo, batubwira yuko kubaka urugo rwiza ari ijuru ritoya. Hanyuma wowe uratubwiye uti urugo ni ishuri, rwa rugo rwubatswe ruhindutse ishuri kandi rwakabaye ijuru. Biterwa n'iki? Biraterwa na bya bindi tubitse mu mitima, kuko kugira ngo njyewe ijuru rize, urugo ruze kumbera ijuru ritoya, biraterwa ni gute nakuze, njya gushaka se ni gute nashatse, ese baranshakiye, cyo ni kimwe. Ese sinashatse ku mpamvu runaka, nshobora kuba narashatse kubera ko aho narererwaga nta bwisanzure mpafite, mu yandi magambo wari urimo guhunga, ndasa naho mpunze. Biravuze rero ngo ijuru riraza kumbera ijuru rito gute? Niba mpunze, reka dufate urugero, umuntu aje yiruka aguhungiyeho, ese wowe wahungiyeho uri muzima? Ni ukuvuga ngo ijuru riraza kumbera ritoya, mu gihe niba mvuye hahandi mpunze riraza kumbera rito kuko mpungiye ku muntu muzima, wa muntu tugiye kubana, wa muntu tugiye guhuza ibitekerezo, wa muntu tugiye kubana ubuzima bwanjye, nibwo ijuru ribuze kumbera rito. Kuko icyo gihe wa muntu araza kuba umuti w'umutima wanjye. Ariko naza nanone kongera kuba ikibazo ku mutima wakomeretse, ijuru ntabwo riri buze kumbera ritoya, riraba rihindutse ishuri. Riraba rihindutse ishuri. Nuvuga ngo urugo rushobora kuba ijuru rito, ariko rushobora no kuba rwaba ishuri. Rushobora no kuba rwaba ishuri. Aha, iyo urugo ruhindutse ishuri mu gihe cyo kuba ijuru ritoya, nuko ruba rwaganjwemo n'ingaruka z'ibikomere.
yego umuntu yahuye nabyo Yego. mbere y'uko ashaka ndetse no mu gihe cy'urushako. yego ndagira ngo dufashe neza cyangwa se ufashe abakurikiye ikiganiro inside my heart. Ibiri mu mitima yacu cyane cyane by'ibikomere byagiye bitubaho umunsi ku munsi. urushako umuntu yisanzemo rwahindutse ishuri kubera ibikomere yavanye mu bukobwa bwe, yaje abifite abizanye mu rugo bihindutse ishuri. ibyo bikomere icya mbere ndagira ngo ubanze dufashe gusobanukirwa ibyo bikomere bishobora kuba byaba ari ibihe. icyo ni kimwe. icya kabiri, ese ibyo bikomere yabasha kubyubakana urwo rugo koko? yego uradufasha? ni ukuvuga umukobwa abaye mu rugo, reka wenda mvuge ku mateka y'igihugu gato, agize ibibazo ababyeyi be barapfuye, asigaye ari wenyine, arerewe mu miryango. ya miryango nubwo bamurera ariko ntabwo umuryango ari buze kuwisangamo nk'umwana uvuka aho ngaho. ashobora kugira ikibazo cy'uko atari buze kuba nk'umwana wo muri urwo rugo, kandi n'abari muri urwo rugo nabo nubwo bamurera nk'umwana wabo ariko wenda hari amagambo amwe n'amwe bagenda bakoresha atari buze kunyura umutima we. ayo magambo rero bagenda bakoresha uko umunsi ugenda ushira niko agenda akomeretsa umutima. yego niba umutima wamaze gukomereka, yari akeneye kubanza kugira ngo umutima ukire mbere y'uko ashaka. aha ndarinda kubivuga ngo ni uko muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe cya none nkunda kubivugaho ngo iyaba hari hakiriho kuranga k'umuco wa kera wahozeho, uwo muco yaba wari ukiriho, ngo umukobwa agire umurangira, umuhungu agire umurangira umugore, umukobwa agire umurangira umugabo. impamvu mbivuga ni iyihe? ni uko rimwe na rimwe muri iyi minsi umukobwa aragira atya agahura n'umuhungu uturutse iyo, umuhungu nawe agahura n'uwo mukobwa nyine uturutse iyo. imico ntabwo bayiziranyeho, ababyeyi babo ntibaziranye, ntabwo bazi ngo uyu mwana ni uwo kwa runaka, uyu muryango wabayeho muri ubu buzima. ntabwo iwabo umuhungu ntibazi iwabo umukobwa ngo uyu mukobwa yarezwe aha, yabayeho gutya na gutya. ibyo nibyo nkunda kugarukaho iyo nicaye mbitekereza cyangwa se ngize n'undi tubiganira, nkavuga ngo iyaba hagasubiyeho umuco wo kuranga, kuko uwo muco wanditse ubayeho wo kuranga, wa mukobwa bajya bamurangira umugabo bazi imico ye kandi bamurangira bakurikije ahanini na kondisiyo uwo mukobwa yabayemo, cyangwa se umugabo bamurangira uwo mukobwa hakurikijwe ya mico, bwa buzima umukobwa yaba yarabayemo. aho ngaho njye ku bwanjye ntekereza ko ibibazo bimwe na bimwe biri mu ngo uyu munsi bitagombye kuba ikibazo kinini ngo usange rwa rugo rwakabaye ijuru rito, ahubwo ruhindutse ikibazo. nibyo ni ukuvuga ngo niba umukobwa rero ahuye n'ibyo bibazo, ibyo abaranga nyine byavuyeho ntabihari, ahuye n'umugabo uturutse mu yindi ntara, nawe aturutse mu yindi ntara, barahuye, niki cyakagombye kubaho? bagombye kubanza kumenyana. bamara kumenyana hari ibyo baganira hagati ya bombi. ese bombi iyo baganiriye baganira iki? hakabaye kubwizanya ukuri, umwe akamenya ubuzima undi yaciyemo, n'undi akamenya ubuzima undi yaciyemo. umwe akumva niba ubwo buzima azabasha gukemura ikibazo cya mugenzi we, nawe agakemura ikibazo cye. ariko siko bimeze. barahura by'uyu munsi bakaganira, umwe akiyumvana n'undi, nuko nyine bikarangira ejo bakabana. ariko mu by'ukuri bahuye, nubwo bitwa ko bamenyanye, ntabwo baziranye,
ntabwo bari bamenyana mu by'ukuri, ntabwo baramenyana. ushatse kutubwira ko ibikomere byinshi birimo kugenda bigaragara mu ngo ndetse bishobora kuba byanateza n'amakimbirane atandukanye, akaza no gushamikiraho amadivorce menshi arimo kugenda agaragara no kutumvikana kw'abashakanye birimo kugaragara hirya no hino muri sosiyete. rimwe na rimwe bishobora kuba byaratewe no kuba hatarabonetse umwanya wo kubanza kumenyana hagati y'abagiye gushakana bombi. ibyo bintu ndimo ndabona urimo kubivuga nkaho hari experience bifiteho, ndagira ngo tumare impungenge utubwire ese hari bimwe mu byaba byarakubayeho cyangwa se waba waraciyemo hanyuma bikagenda bikafekita urugo waba warashatse kugeza ubwo bihinduka n'igikomere, ndetse igikomere kikaba cyarabaye ku mutima, wenda birashoboka ko waba ugifite cyangwa se utanagifite simbizi, ariko ndagira ngo utubwire hari bimwe waba waranyuzemo muri ibyo ngibyo kugira ngo udufashe twubaka imitima y'abadukurikiye, hanyuma mu kanya nimba binahari waza kutubwira uburyo ki waba warabashije kubyitwaramo. yego murakoze. mu buzima burya umuntu ahura n'ibintu byinshi kandi aca no mu bintu byinshi. ngewe uvuga ndi imfubyi kuri papa, kandi nari mvuze ngo ngewe uvuga ubwo buzima bumwe na bumwe nabuciyemo, kuko iwacu mvuka ndi imfura, hanyuma naje kuba imfubyi kuri papa mfite imyaka 16. Uvuga ngo muri ubwo buzima bw'urwo rugendo, cyane ko yaratwawe na jenoside, ni ukuvuga ngo ubwo buzima bw'urwo rugendo rwambereye burebure cyane, kandi bumbera ishuri, bumbera n'ikibazo mu mutima, kandi ntabashaga no gusohora muri icyo gihe. bivuze ngo no mu kujya gushaka kwanjye sinigeze nita kuvuga ngo uyu muntu ni uwahe, aturuka he, imico ye ni iyihe, bimeze gute, cyane ko nta n'uwandangiye. bivuze ngo rero gushaka nta wandangiye, nari mvuye no mu buzima bungoye ndetse bubabaje n'umutima, ntari mfite n'uwo mbwira. na rwa rugo narugezemo sinabona unyakira ngo amenye ubwo burwayi cyangwa se ubwo buzima nagize, kuko sinabonye aho mbuvugira. nuvuga ngo byatumye bwa buzima bwanjye mbuhamana mu mutima, kuko n'uwo twari dushakanye ntabwo yari akinguye umutima we ku buryo abasha kunyumva jyewe, bwa burwayi bwanjye bukire, hanyuma n'urugo ruze kumbera rya juru ritoya. ntabwo byakunze. ari nayo mpamvu mperaho mvuga ngo iyaba uyu munsi habonekaga baranga, ahari bakazarangira abana bacu cyangwa se bakazarangira n'abana b'abanyarwanda. ntabwo byakunze ko bigenda gute? uwakwakiriye cyangwa se uwo wari usanze mu rugo ari we wari ushakanye nawe, yego, ntabwo yigeze akubera umuti? oya, ntabwo yambereye umuti w'ibibazo wari umazemo iminsi? yego, ahubwo yakubereye, yaje yongera ahubwo bya bikomere n'ubundi nari nsanzwe mfite. yaje arimo gusonga? yego, mu bikomere usanzwe ufite? mu bikomere nsanzwe mfite. tuganirire neza. yagusonze gute? ibikomere wari ufite bimwe na bimwe n'iby'uko wenda ubuze umubyeyi ukiri muto, hanyuma ufashe inshingano zikomeye ukiri muto bitewe n'amateka, hanyuma wiswe ngo urashatse, uzi ngo ugiye gukira, usanze uwakakuvuye ahubwo arimo arakongerera. yakongereye iki? ibyo yakoze, uburyo yagufashemo, yagufashe gute?
erega hari abantu benshi bakurikiye ikiganiro ndetse bazanakomeza kugikurikira, birashoboka yuko batari bashaka ariko uyu munsi wa none bazashaka. Ni gute bakwitwara, ni gute ni ibiki bahurira nabyo muri urwo rushako? Bene nk'abo bagabo ko barahari, si we wenyine, buri hari n'abandi. Bene abo bagabo bakora iki? Ese umugore cyangwa umukobwa barimo kubikorera akwiriye gukora iki? Yego, ibikomere nari maze guhura nabyo, ubuzima bwo kuba umugore cyangwa se umukobwa ugize inshingano, nyuma y'uko mbuze umubyeyi, mfashe inshingano nkiri muto, mbaye muri ubwo buzima kubera amateka wenda y'ubuzima bwari bubayeho mu gihugu. Amateka y'ubuzima atuma mfata inshingano, amateka y'igihugu atuma mfata inshingano kandi nzifata nkiri muto. Izo nshingano nzibamo ariko mvuga ngo ejo n'ejo bundi nzazivamo, nanjye nubaka urugo rwanjye, ngiraho numva mbaye nisanzuye. Jenoside imaze gutwara umubyeyi wawe, yego, wari ufite inshingano zo kurebera uwo muryango n'urugo, byahise bituma ujya mu mwanya we ufata izo nshingano utari ukwiriye kuzifata. Yego, amateka turi kuvuga cyangwa se amateka arimo kuvuga ni amateka y'ibyabaye mu gihugu cyacu muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Aha, ndagira ngo nsobanurire abantu nta amateka bataza kumenya amateka tabasha gutandukanya amateka ayari. Amateka ya jenoside atuma ufata inshingano utari ukwiriye gufata ariko urazifata. Ariko ndazifata. Komerezaho. Yego, nyuma rero kwiga nabwo ubwo urumva nahise njya mu buzima, inshingano, kwiga, kumenya yuko ngomba kubaho ejo n'ejo bundi nkazamuka nkakura, kandi nkumva sindi umukobwa ugomba kuzaba iwacu mu cyaro yenda nari mvukiyemo, ngo mbe umukobwa wa wundi w'umuhinzi, mbe umukobwa kuko mu bintu data yarankundishije kwiga, yarankundishije kwiga, kandi numvaga umuntu wize afite ejo heza. Narize rero niga ariko mu buzima bugoye cyane, mfite n'izo nshingano kandi nkongeraho no kwiga, ariko nyine Imana iradufasha, ndiga ndanakura, igihe kiragera n'akazi ndakabona, hanyuma ninjira mu buzima bwo gushaka. Mu buzima bwo gushaka sinabuteguye, ntabwo nigeze mbutegura, ahubwo maze kwinjira mu kazi, cyane ko diplome ya segonderi nayibonye n'akazi nkarimo. Uwo nakoreraga rero wari directeur wanjye mu kazi, niwe wambereye n'umugabo. Bivuze ngo ninjiye mu rushako ntateguye, gusa numvaga ko nkwiye kugira urugo, ariko ninjira mu rushako noneho wa muntu kuko yari boss wanjye mu kazi sinabashije kumwigaho, ahubwo nagendeye mu gitinyiro cyangwa se muri cya cyubahiro cy'umuntu n'ubundi wankoreshaga. Birashoboka ko umuntu yabana n'umugabo cyangwa umugore yabana n'umugabo agendeye mu cyubahiro adashingiye ku rukundo. Yego. Aho ngaho niba dushaka kutubwira neza. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abana b'abakobwa, umwana w'umukobwa arangije kwiga, abonye akazi muri projet runaka cyangwa se muri kampani runaka cyangwa se mu bigo runaka, ahuriyemo n'umuyobozi. Wenda se ni chef du personnel, wenda se ni directeur w'ikigo, yenda se ni manager wa kampani runaka, bakubitaniyemo. Muri cya gihe bari kumwe barimo barakora, twibukiranye yuko uyu munsi hari abakobwa twakwita ngo bakerebutse cyangwa se abo bita uyu munsi ngo bacanye ku maso, ariko hari n'abandi bakobwa ibyo byo gucana ku maso batabizi.
ndetse batabashije no gukerebuka cyane ngo bamenye ibyo. Icyo bazi ni ukuva mu rugo bakajya ku ishuri bakiga, barayize baratsinze babonye diplome, Imana irabafashije abonye akazi agiye mu kazi. Nta zindi ngeso cyangwa se izindi makanaki mvuge ngo makanaki cyangwa se sinzi ubundi bucakura azi bw'ahangaha hanze, kuko hari abana barezwe gutyo. Aragiye rero ageze muri icyo kigo abonyemo akazi arakoze. Mu gihe runaka wa wundi ni direteri we ni runaka uri muri icyo kigo washobora kuba arimo amwigaho, aransubiza gute mu kazi ye muhamagaye, anyitaba gute, abana gute n'abandi bantu aho ngaho mu kazi, bimeze gute. Aho rero wa wundi kuko warimo amwigaho ejo akamubwira ati ushobora kunyemerera ukaza tukavugana cyangwa se tujyana aha n'aha. Nkanjye byambayeho nashidutse meze byaje gutyo, nari mu kazi nk'abandi. Umugabo cyangwa se uwakubereye umugabo icyo gihe yaragufatiranye mu magambo make yaramfatiranye. Ndibuka ko n'icyo gihe hari undi wari warampaye proposition, ariko kubera ko nari ndaho muri icyo kigo nakoragamo uramukatira byatumye tutahuza, ndetse ndibuka ko yaje no kuhandeba asanga byararangiye. Byarangiye gute? Umugabo yarampropoje, yarambwiye ati uyu munsi hari aho turi bujyane, hari dokima turi buze kujya kureba, hari ibyo turi buze kujya kuzuza, ariko we afite gahunda nge ntateguye ntazi. Nisanga rero yambwiye ati birashoboka yuko wakwemera tukabana. Direteri wawe mu kigo, umuyobozi wawe, muri ako kanya ubura icyo usubiza, kandi ukavuga uti se nimvuga oya aranyirukana, ese nimvuga oya biragenda gute? Mu by'ukuri si uko umukunze, si nuko umuzi, si nuko hari ubundi bushuti mwagiranye, oya. Hari benshi rero bisanga mu rugo barushatse bimeze gutyo, nkuko nanjye byambaye. Ntabwo najyaga mbiha agaciro, ariko maze kumva ko bishoboka. Iyo hari umuntu uguhereza ubuhamya akakubwira ko ashobora kwemera kubana n'umuntu mu mutima we mu by'ukuri bitarimo, cyangwa se atari urukundo ahubwo ari igitinyiro cy'uwo bimubwiye, ibyo bintu ese ntabwo bishobora kuba byakurura amakimbirane akomeye iyo ubanye n'umuntu muri ubwo buryo utamukunze, ataguhaye umwanya wo kumwiyumvamo ngo umukunde mu buryo burambuye. Kuko uko biri kose ntabwo ujya kubana nawe utari wamukunda, nubwo waba umutinya cyangwa ufite igitinyiro. Uko biri kose hari akantu kitwa urukundo gatoya kaba kajemo. Hanyuma rero none se ntabwo bishobora kuba byaba izingiro cyangwa intangiriro y'amakimbirane no kongera ibikomere ku byo wari usanganywe mu gihe ushatse muri ubwo buryo? Birashoboka, bishobora kuba intangiriro, ariko bishobora no kuba igisubizo. Igisubizo cya mbere, kuko uba utari wanamumenya, ni uko uba uvuga uti nibura mbonye aho negama, mbonye aho nihisha, mbonye urugo rwanjye, mbonye aho mfite responsabilité, cyangwa se mbonye aho mfite ubwisanzure. Ariko icyo gihe ntuba uramumenya. Iyo umaze kumumenya rero, hari igihe biba igisubizo, hari n'igihe biba inyongera ku bikomere wari usangamo. Ari nabyo byambayeho. Wabimanaginze ute rero? Ibyakubayeho ni ukuvuga ngo ibikomere byiyongereye ku byo wari usangamo? Ibikomere byiyongereye ku byo nari nsangamo, aho kuba igisubizo yabaye ikibazo. Yabaye ikibazo mu buhe buryo? Hanyuma wabyitwayemo ute? Iyo umaze gushaka,
inshuro nyinshi umukobwa ntabwo yifuza yuko ibyo arimo kunyuramo umuryango w'ubimenye. ni ukuvuga ngo hari stade yindi uba uvuyeho, uba uvuye kuri esikariye ya mbere y'ubuzima bwa gikobwa, ndetse ubwo bugasa naho unabwirengagije cyangwa se uburenzeho gato, nk'uko urangije icyiciro wenda cya primaire utangiye icyiciro cya segonderi. nubwo primaire ihererekanya na segonderi, yego, kuko utarize inyuguti ya a ntabwo wamenya b. ni ukuvuga ngo niwize segonderi ahererekanya na university, wize primaire agahererekanya na segonderi. rero n'icyiciro cy'ubuzima bwa gikobwa n'ibikomere wahuye nabyo mu buzima bw'ubukobwa, iyo esikariye usa naho uyirenzeho. wahura noneho rero na esikariye ya kabiri aho kugira ngo ize kuba igisubizo cy'ikibazo wahuye nacyo kuri esikariye ya mbere, ahubwo kikaza kirenze ibyo wahuye nabyo. ni ukuvuga ngo icyo gihe igikomere cya mbere urabanza ugasa n'ugipowesha, ugishyira hasi mu mutima, ugatangira kurwana n'ikibazo cya kabiri, ukakibika muri wa mutima, hanyuma ukajya kurwana n'ikibazo cya kabiri gikurikiyeho. icyo kibazo rero ugirwana gute? mbere ya byose urabanza, ni ukuvuga ngo urabanza wowe ubwawe ukishyira, ugasa n'uwisanisha n'ikibazo ugezemo, ukavuga ati ese ubu buzima ngezemo, ese iwacu birakwiye ko babumenye? none se ko twakuze bavuga ngo ni ukuzubakwa, ese nibyo? ese koko uyu mugabo niwe nari niteze? uru rugo nirwo nashakaga? ukaza gusanga si rwo washakaga. ubwirwa n'iki ko ari rwo rugo washakaga cyangwa utashakaga? impamvu aho ubimenyera ni hehe? nuko aho kugira ngo uru rugo ruze kuba igisubizo, ruje kuba ikibazo kiyongera kuri bya bindi. kandi wari uzi ko uyu muntu muhuye, uyu mugabo muhuye, uyu mugore muhuye, kuko ntabwo ibi bibazo by'umutima, inside my heart, mu mutima wanjye, ntabwo ibikomere biri mu bagore gusa, biri no mu bagabo. uyu mugabo wari uzi ko ugiye guhura nawe, wari uzi ko mugiye guhura mukaganira, mukungurana ibitekerezo, akamenya ubuzima waciyemo, ukamenya ubuzima yaciyemo, hanyuma buri umwe akajya afasha undi, hahandi yasitaye kugira ngo atazongera kuhagwa. ariko noneho usanze wa mugabo rimwe na rimwe ntafite n'uwo mwanya ngo arawuguha. nkurikije uko ndimo kubyumva, ndumva ko mu byo wabuze umwanya ku mugabo wawe. uwo mwanya urabura, naranawubuze, kuko uwo mwanya we ntawe ufite. umwanya wo kuganira, umwanya wo gutegana amatwi, umwanya wo kukomora ibikomere wari ufite, uwo niwo mwanya wabuze. uwo mwanya ntabwo waboneka. hari ikintu cyabaye, mu mbabarire, kuko ntabwo ari bose bameze gutyo, ariko njyewe nashakanye n'umugabo wari uvuye mu gihugu cyo hanze, muri bano bari batashye, bari bazi ko rero abanyarwandakazi bose bari bari mu Rwanda muri kiriya gihe cya jenoside, bari bazi yuko ngo bose ngo ari ni interahamwe ziri aho, niko bari babizi. si bose, ariko hari bamwe bari bameze gutyo. ntabwo rero uyu muntu urimo kumfata gutyo ari buze kunyomora igikomere natewe na jenoside, kandi arimo ambwira ko natwe turi ni bene wacu. ntabwo uyu muntu yari buze kunyomora igikomere nari mfite. ni ukuvuga ngo niba ari no muri iyo kadire, nta nubwo ndi buganire nawe bya bikomere nahuye nabyo, ngo nze no kumubwira ingaruka byagize, ingaruka yo kuba imfubyi, ingaruka yo kuba jenoside yarangezeho. ni ukuvuga ngo sindi buze kumuha amateka y'urwo rugendo,
n'ubuzima naba narahuye nabwo nyuma y'uko jenoside ibaye. Ntabwo ubwo buzima ndi buze kuba, kandi igihe nari mbonye ko ari igisubizo cyane ko ubwanjye numvaga ngize amahirwe nshatse n'umuntu utari uri mu Rwanda muri icyo gihe. Ngewe niko nibwiraga, nibwiraga ko ngize amahirwe nshatse umuntu utari mu Rwanda muri icyo gihe, kandi noneho nshatse wa muntu utari muri bamwe bakoze ya mahano yakozwe muri jenoside. Ngewe ni nacyo nagendeyeho, nibwira yuko mbonye igisubizo uwo muntu azanantega amatwi tukabasha guhuza ibiganiro, kuko ari buntega amatwi ningera naho ndi burire nibutse ibihe byahise, yenda ari bumbwira ati mpore, ariko nisanga atari muri urwo rwego, nisanga atari ko we ameze, nisanga n'icyo kiganiro nibyo arabiha agaciro mu banyarwanda muri rusange, ariko kuri jye ntabwo ako gaciro nkabona. N'igihe cyo kwibuka cyagera yego icyo gihe tukakinjiramo, ariko mu by'ukuri adafungutse ku buryo yambaza ngo mbese byagenze gute, ese nyuma y'uko iyi jenoside ibaye ubaye imfubyi wabaye ute, wabayeho ute? Ubwo buzima nibwo naciyemo, bituma rero nifunga umutima wanjye uhamana bya bikomere byanjye, simbonye uwo mbibwira, umutima wanjye uhamanye bya bikomere. Kandi noneho n'ingeso zafite nsanze izo ngeso, nibwiraga ko ari umugabo tugiye kubana ubuzima bwanjye, izo ngeso noneho zije zirengeje ibikomere nagize muri kiriya gihe. Ubwo urumva rya juru ritoya ntikibaye ijuru, ahubwo ribaye ishuri ku buzima. Ndetse imbereye n'inyigisho nahana buri muntu wese, kuko nujya gushaka nyamuntu uramenye uzarebe ku rukundo, uyu muntu ndamukunda koko, ese niba mukundiye iki, duhuye gute, tumenyanye gute, akunda iki, yanga iki, akomoka umuryango wamureze wamuhaye iyihe ndero. Nimara kumenya indero yahawe, ubuzima yaciyemo, ese ibi bikomere yagize muri iki gihe nzabasha kubyihanganira? Hari abana b'imfubyi nibajye nanjye nagize amahirwe mfata inshingano nsigarana n'umubyeyi na basaza banjye, ariko njye nagize ayo mahirwe nsigarana nibura n'umuryango bamwe, ariko twibuke ko hari abandi bana basigaye badafite umubyeyi n'umwe, barerewe no mu bigo by'imfubyi. Banza umenye ngo mbese aba bana bari mu buhe buzima, yarezwe mu buzima bwa gipfubyi. Mugabo rero, niba mugabo cyangwa se mugore, uyu muntu mugiye kubana, menya ngo ninde, muganirize, menya ikibazo afite. Nisanga utari umuti w'ikibazo afite, byarutwa nuko byihorera. Kuko aho kugira ngo ujye kuzana uwo mwana, uzane umugabo, umuzane yenda nawe ufite ibindi bikomere. Mu by'ukuri twari dukwiye kumenya ngo mbese uyu muntu niba afite ibikomere n'uyu akaba afite ibikomere, aba bantu bafite umuntu ubahujije. Ese ibi bikomere byombi bigiye guhura biraza kubasha guhuza? Ese ni rimwe? Bifite uburemere bumwe? Kuko uyu munsi nuvanga ibikomere birarutana. Hari uwahuye n'ubuzima bwa gipfubyi, ariko hari n'uwahuye n'ubuzima wenda bwo kurerwa na mukase. Uyu mwana warezwe na mukase rimwe na rimwe nawe afite ibikomere. Niba afite ibi bikomere akaba ahuye n'undi muntu wagize ubuzima bwa gipfubyi, aba bantu bari buze guhuza bakeneye igihe rero cyo kuganira, kugira ngo umwe amenye undi, umwe yige ku wundi, babashe guhuza bwa buzima bose babayemo. Birashoboka ko igikomere nk'icyo ngicyo wahuye nacyo mu buzima, yaba ari imbere y'urushako rwawe ndetse na nyuma yo gushaka kwawe, birashoboka yuko ibyo bikomere wahuye nabyo wabana nabyo ukubaka urugo? Birashoboka, nubwo bigoye, kuko
wenda ntabwo byaje gushoboka yuko dukomeza ngo tubane ubuzima bwose iherezo tugeze ku iherezo nk'uko tubisezerana mu kiliziya imbere ya padiri cyangwa se n'imbere y'amategeko umuntu arimo arahira ntibyaje gushoboka ko dukomezanya ariko mu myaka ye twamaranye imyaka igera ku 10 twabanye ntekereza ko nari nagerageje kugira ngo mbashe kubana nawe nihanganire n'ubwo buzima nari ndimo kunyuramo nari nabigerageje ndetse numva yuko ndetse no mu gihe cya mbere nari mbanye nawe mu myaka ya mbere ntabwo nifuzaga ko umuryango wanjye umenya ubwo buzima ndimo kunyuramo cyane ko nagenderaga ku buzima bwo ababyeyi bacu wenda bari barashatsemo baravugaga bati nyamuna mukobwa ihangane niko zubakwa ukubitwa niko zubakwa urara wirukanka zubakwa rimwe na rimwe batagutega n'amatwi ngo baguhe umwanya bumve ibibazo n'ibikomere ufite cyane rwose nuko nabyibwiraga ariko nkavuga ngo none ese ku gasozi k'iwacu aho ntibazavuga ko ari igihe kibazo kuko hari n'ibyo utabasha kugaragariza amaso y'abantu kandi birimo kubera mu rugo umuntu cyane ko muri iyi minsi uyu munsi ndi muri bamwe ndi muri komite ya senefu mu rwego rw'umurenge aho ntuye ariko hari abagore benshi dufite bafite ikibazo cy'uko batabasha gusohora ibyo bavuga kuko ntibafite na purufu zabyo ntibafite ibimenyetso bihamya ibibazo barimo guhura nabyo mu rugo kubera iki hari amagambo barimo kubwirwa kandi ayo magambo ntiyafitiye ikimenyetso abakomeretsa umutima kandi ntizakora rekodi y'ayo magambo umunsi ku munsi ijambo wabwiwe uyu munsi ejo birashoboka ko ryahinduka ntabwo uzahora ukora rekodi cyangwa se ntabwo twese dufite ubushobozi mu mago yacu ku buryo twashyira kamera hirya no hino kandi uyu mugabo nawe cyangwa uyu mugore ukubwira ayo magambo aramutse amenye ko hari kamera irimo kumufata ayo magambo ntabwo yayavuga ariko kuko ntacyo arimo kwikanga arakubwira amagambo akuburesa umutima ari bukomeretse umutima wawe abo bagore benshi turabafite hano hanze bivuze iki rero bivuze ngo uru rugo tururimo tunarubayemo kubera ko uvuga uti ko mpabyaye umwana wanjye uyu mwana mutera igikomere cyo kutabana n'ababyeyi bombi ariko se duhe ishusho ndagira ngo umfashe uduhe ishusho ufashe n'abakurikiye ikiganiro inside my heart ibi bintu cyangwa se experience urimo kutubwira wabinyuzemo tubwire neza dusobanurire ubuzima bw'urugo rumeze gutyo buba busa bute ubuzima bw'urugo rumeze uko rimwe na rimwe buba ari umwijima kereka wowe iyo ubashije kwiyakira ariko kwiyakira nta kindi bisaba njye amahirwe nagize nuko nari umukirisitu narasengaga niyo mahirwe nagize agahinda nagiraga kenshi iyo numvaga kamaze kurenga nk'umutima kuko no kukabwira umuntu hari igihe ukabwira umuntu ntabashe kukumva icyo nakoraga rero ni ikihe najyaga mu nzu y'Imana nkagenda kugira ngo mbashe kubona aho nduhukira niba ari ukurira ndire niba ari ukurira mbashe kurira ariko reka nkubwire ngo waba usenga waba udasenga buri muntu wese agira burya ahantu ashobora kuruhukira ushobora kuba ufite umuntu runaka ukaganira nawe bya bindi wari ufite ukaruhuka ushobora no kuba udafite uwo muntu ariko ubasha gusenga simvuze idini runaka simvuze aho ariho hose ikiriziya icyo ari cyo cyose ubasha kuba wakinjiramo ubasha kuba wakwirekura ukarira kuko nibura iyo urize icyari kiri ku mutima cyari kiboheyeho
hari igihe gisa n'ikibasitinga gishwanyuka ukumva umutima nibura hari icyo ukoze, hari icyo umutima ukoze ugasa naho uhambuka. ubu buzima rero bw'uru rugo burashaririye kuko rimwe na rimwe iyo amanywa ahari uravuga uti Imana ushimwe kuko amanywa ahari, ariko hakaba igihe nuvuga ngo impamvu uvuze ngo Imana ishimwe kuko aya manywa ahari nuko wenda wa mugabo mutari bwiriranwe mu rugo cyangwa nawe uri bube wagiye. Nuvuga ngo igice kimwe cy'urugo, urwo rugo rumeze gutya kiba kijimye, hari n'ikindi gicya bitewe n'ahantu ugeze. Urwo rugo rero reka wenda nihereho narubayemo gute, usibye gusenga byo ko aricyo cyamfashije, nkasenga Imana nkabasha guhambuka kuri yo, naba ndi mu rusengero, naba ndi iwanjye mu nzu, naba ndi ahandi, nkasenga nkarira nkahambuka nkavuga ngo nibura wenda mbwiye Imana nubwo ntayireba ariko wenda hari Imana mbwiye. Icyo nicyo cyahambuye umutima wanjye, mbasha no kubana na bya bikomere, ariko ntubana nabyo mirere na mirere kuko iyo ukubitwa urara hanze rimwe na rimwe wenda na rasiyo ntubuyibona. Nuvuga ngo ibintu byose niwe urimo kubyiha, hari amagambo urimo kubwirwa, hari inkoni wenda urimo gukubitwa, hari na rasiyo wenda mu rugo utarimo guhabwa, ibyangombwa by'urugo byagombye kugenerwa urugo utarimo guhabwa cyangwa utarimo kubona nk'umugore. Bisaba iki rero? Ni kwiyakira ko nta wundi muti, umuti uko byagenda uko ariko kose umuti uva muri wowe gutuka, kuko nta muntu ushobora kugufatira icyemezo ngo senye. Ni bake bashobora kukubwira ngo haguruka mu rugo ugende, ni bake bashobora kubikubwira. Niwabikubwira bikubwira no shaho gato, kuko ntashobora kwerura akubwira ngo uva mu rugo ugende. Ntibibaho muri ubu buzima. Aho nagendeye nkimara gushaka, nta muntu ushobora kukubwira ngo haguruka mu rugo ugende. Igisubizo cyo kubaho mu buzima bufite umutima ukomeretse mbere yo gushaka na nyuma yo gushaka, ukaza kwisanga uwakakubereye igisubizo ari we ukomeje kugusonga, igisubizo cyabyo ni ukubanza ukiyakira wowe ubwawe, ukabanza ukamenya yuko ukwiriye kubaho wishimye. Yego, nibyo nari ngiye kukubaza, turimo dusatira umusozo, nkakubaza ngo mbese umutima nk'uwo nguwo wabayeho muri ibyo bikomere bingana bityo, ni gute ushobora kubaho wishimye? Umuntu nk'uwajya yishima? Birashoboka ko umuntu ufite ibikomere nk'ibyo yakwishima? Cyane rwose. Ese birashoboka ko yashimisha n'abandi? Cyane rwose. Mu masegonda makeya tuganiriza, tubwire yakwishima gute, yashimisha abandi gute? Cyambere gishimisha uyu muntu aba yarabyaye, iyo abonye umwana we atamba, agenda, akina, bari kumwe baganira, amutega amatwi, arishima. Icyo cyonyine kibanza kumushimisha mu mutima we. Ashobora gushimisha abandi? Gushimisha abandi birashoboka. Mu buhe buryo? Impamvu bishoboka ni iyihe? Icyambere ugomba kubanza kumenya ko wowe ni wowe wavutse wenyine. Ugomba no kwiha wowe ubwawe icyubahiro n'ishema ryawe, ukavuga uti byanze bikunze nubwo ndi muri ibintu ngomba kubaho. Nubwo nisanze muri ubu buzima sibwo nari narahisemo, sinabyo nifuzaga, ariko jyewe n'umutima wanjye kugira ngo umwana wanjye wishimye kandi unezeza muri iyi minsi, ngomba jyewe ubwanjye kwimenya, nkagomba kubaho kugira ngo uyu mwana wanjye yishime kandi mwereka ko ejo watagomba guca muri ubuzima naciyemo. Bagore namwe bagabo, mwahuye n'ibikomere mbere yo gushaka ndetse no mu rushako rwanyu mugahura n'ibikomere, mugakomeza guhura n'ibikomere, mwumva yuko birashoboka ko wabaho wishimye kabone n'ubwo waba uri mu bikomere. Cyane birashoboka yuko wanashimisha abandi. Atubwiye ko iyo wagize umugisha ukabona umugisha w'urubyaro, abana bashobora gutuma wishima kabone n'ubwo wishimira mu bikomere. Hanyuma kandi birashoboka yuko nawe ubwawe wakwiremamo icyizere, wakwishakamo ibyishimo
bituma na wa wundi urimo kugusonga abona yuko arimo gukora ubusa. Iyo uwakaguhaye uwakagukuye mu bikomere ahubwo abigushyiramo, wowe iyo wamaze gusobanukirwa neza ko bishoboka ko wakwishima ukishakamo ibyo byishimo, hanyuma wa wundi akorwa n'isoni iyo amaze kubona yuko ibyo yifuzaga atari byo arimo kukubonaho cyane. Turagushimiye, turagushimiye umwanya mwiza waduhaye. Dushimiye n'abakomeje gukurikirana ikiganiro Inside My Heart. Twari turi mu kiganiro kirebana n'ibikomere by'umutima, ariko cyane cyane mbere y'urushako ndetse no mu rushako nyirizina. Ese birashoboka ko umuntu yaba afite ibikomere akabikura mu bukobwa no mu busore akabyinjiza mu rugo, ndetse no mu rugo akaza kuhahurira n'ibikomere, hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo akaza kubaho, akaza kugirira umumaro abana yabyaye, akaza kugirira umumaro sosiyete, akaza kugirira umumaro igihugu muri rusange? Birashoboka. Ikintu cya mbere gishoboka cyangwa se kigutera kubishobora wowe ubwawe ni ukubanza gusukura wa mutima wawe. Gusukura umutima ni ugukuramo, ni ugushaka icyatuma ukuramo bya bibazo byose, ukuramo bya bikomere, kuko umuti ni wowe ubwawe. Mbere na mbere umuti ni wowe. Mbere y'uko mugenzi wawe akubera umuti, wowe ubwawe urabanza kongera ukibera umuti. Abatarashaka murabe mubyumva, barimo kwitegura gushaka murabe mubyumva, hari ibikomere mwahuye nabyo, ariko birashoboka yuko mwanabyinjirana mu rushako nubwo atari byo turimo kwifuza. Hanyuma namwe bagabo cyangwa se bagore, igihe ni iki ngiki cyo kudasonga cyangwa cyo kudatera imisumari mu bikomere byabo twashakanye nabo. Kuko niduteramo ibikomere, niduteramo imisumari muri bya bikomere, ntabwo tuzubaka urugo ngo ruhinduke paradizo, ruhinduke ijuru rito nk'uko badusezeranya babitubwira, ahubwo ruhinduka ishuri. Abakurikirana ikiganiro Inside My Heart, urugo ruzababere paradizo, urugo ruzababere ijuru rito, ntiruzababere ishuri. Kuko ishuri ryo mu rushako ntabwo ritanga diplome. Ishuri ryo mu rushako ntabwo ryubaka ubuzima bwawe bwiza, ntabwo ryubaka ubuzima bw'abana, ntabwo ryubaka ubuzima bwa sosiyete nyarwanda, ntabwo rwubaka ubuzima bw'isi yose. Ahubwo rurasenya, rugasenya umutima wawe, rugasenya umutima wo mwashakanye, ndetse bikanakomeza bikazinjira no mu mitima y'abana mwabyaye. Ikiganiro nakagaruka naho ubutaha. Ntago nasoza nkabwiye ngo mwibuke gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigere kuri benshi, kandi mukomeze kutugaragariza yuko mudushyigikiye, kubera yuko murabikora. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amen.